ku izina banyita Pasikazi, ku batanzi mbese ku batamenyereye. Nkaba mfite ijambo Imana yampaye kugira ngo dusangire. Ariko mbere yuko ndi buritangire, dendamanza nsenge, nimuze duhamagare Uwiteka. Reka nsenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima kuri Uwiteka ryo zina ryawe. Data ndagushima kwiri jambo mwami ugiye kudusangiza ngewe Kristo n'abandi. Ndakwinginze uhabwe icyubahiro kuko atandi Imana iriho mu isi no mu ijuru atari wowe. Data ndakweretse abantu ari bo bose bari bwumvize iryo jambo. Ndakwinginze Kristo mwana w'Imana ugende mwami bafashe mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka mibi gera hano hantu, ndirukanye na Satani ubwiwe agera hano hantu n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Izina rikomeye cyane, izina rifite imbaraga, izina ritanga imbabazi. Uri Uwiteka ukatandi Imana ihari. Uwiteka we habwa icyubahiro. Abantu bose bo mu isi mwami Yesu Kristo bagushime kandi bakuvugire. Nta yindi Imana iri hatari wowe. Mwami abantu ari bose ari bwumva ubutumwa bwa Uwiteka, ndakwinginze ubahezagire. Data ndabasabiye umwuka wera kugira ngo Kristo abafashe. Oh haleluya. Ndabasabiye n'uburinzi bukomeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Data ndakwinginze no jambo rigende rigira ico rikoze mu mitima yabo. Ndakwinginze Uwiteka iryo jambo rigende rihindure bose. Oh Yesu Kristo, urakoze Kristo. Ndakwinginze Kristo nanjye hano ndi, ndakwinginze Kristo unsange hano. Oh Yesu rungika uburinzi bwawe bukomeye buze hano hantu, bunkikuze Uwiteka maze bwegezeyo abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasaba umwuka wawe wera kugira ngo azanshigikire, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndabisabye nizeye kuri bubikore, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena. Yesu ashimwe. Nkuko nabwiye ku izina banyita Pasikazi. Mbese mbere yuko ndi butangire kuvuga ijambo ry'Imana, nshaka kuvuga ikintu ca mbere. Izina twahawe. Izina twahawe twebwe bari mu isi. Izina rikomeye cyane. Izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Izina uri kurarivuga wirukana abadayimoni. Abadayimoni bahunga. Satani ubwiwe aratinya kuko ntago bakoresha iryo zina. Haleluya. Izina rikomeye cyane twahawe Yesu. Dore umva, ntago ndumva irindi zina kabisa ririho risumba iryo zina rya Yesu Kristo. Ntaryo. Amazina yose ari mu isi, nta muntu numwe ndumva avuga ati ngo mu izina rya kanaka ngo shetani mva imbere, ngo mu izina rya kanaka abadayimoni hunga. Ariko izina rya Yesu Kristo, uvuze izina rya Yesu Kristo, ati mu izina rya Yesu Kristo Satani abohwe. Dore arabohwa nubwo utabibonesha n'amaso abiri, ariko mu mwuka aba yaboshwe. Haleluya. Izina uriko urasengera umuntu, abadayimoni bavugiramo mw'uwo muntu. Uwo muntu yararozwe, bamutumye amajini avuga kubera iryo zina. Vuze ati mu izina rya Yesu Kristo mwa majini mwe ndabirukanye. Amajini atangira kuvuga mw'uwo muntu kubera iryo zina. Izina rya Yesu Kristo, izina twahawe riganza amazina yose ku isi nzima. Izina rimwe gusa, izina ritabara. Iyo ikintu kiguteye ukavuga ati mu izina rya Yesu Kristo, cyangwa se ukavuga ati Yesu we, ugahamagara Yesu gusa ukavuga iryo zina Yesu, Yesu abaje gutabara. Ati Yesu ntabara natewe, Yesu acaza gutabara. Mwene data, nimukundire izina, murikunde kuko ari izina ryiza cyane. Ni izina ritabara, ni izina mbese rikundana. Izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Iyo uri kurabohesha abadayimoni ukoresha iryo zina, dore barabohwa nubwo utaburi kurabibona,
mu mwuka, kuko abadayimoni n'imyuka mibi. Iyo uri kurakoresha iryo zina riraja mu mwuka rikaboha ibyo bintu byaba byaje gutera. Cyangwa se mu kuryama kwawe uri kurasenga ubwira Imana ati mu izina rya Yesu Kristo ino nzu ndayigotesheje n'amaraso ya Yesu Kristo. Dore n'amaraso nyene araza agagota kuko wavuze byose. Amaraso ni izina. Haleluya. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu ni izina rikomeye cyane. Iyo ndiko ndavuga izina rya Yesu Kristo ngiye canumva nezerewe. Izina rya Yesu Kristo ryarankijije. Yesu Kristo yarankijije. Yesu Kristo yarankoreye bitangaza. Yesu Kristo yakoze ibintu bikomeye mu buzima bwanjye. Haleluya. Yesu Kristo n'umwami w'abami. Amaraso ya Yesu Kristo wakoze ibyaha 600 akoza. Amaraso ya Yesu Kristo uri umunyabyaha, uri umusambanyi warajyamiye n'abagabo barenga 50 ibihumbi. Ayo maraso agenda koza kabisa, koza ibyo byaha. Mbese agasigara uri nk'umuntu atigeza kuri caniki. Amaraso ya Yesu Kristo umuntu iyo ari karasenga ati ngo twe n'amaraso ya Yesu Kristo, amaraso acaza kugukota kugira ngo abadimoni bagukoreho. Amaraso afite igiciro. Nta maraso ariho aruta amaraso ya Kristo Yesu. Amaraso yaje ngaha mwisi. Yesu Kristo yaje akaza azanye n'amaraso kugira ngo atugire neza, kugira ngo twebwe abana b'abantu tugire iki tubohoke, kugira ngo tubabarire. Ariko se amaraso yoza ibyaha. Amaraso uyagotesha inzu yawe ukagumiririnzwe. Amaraso uyigotesha ubwawe ukagumurinzwe. Amaraso akomeye cyane. Amaraso bene data, nimuze muje gushaka amaraso ya Yesu Kristo. Nimugende mwiyoze amaraso ya Yesu Kristo. Nimuve mu byo murimwo, mugende mwiyoze amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso afite ubushobozi. Amaraso yoza ibyaha. Benshi nta mahoro bafite. Kubera iki? Ntago bamenye izina, ntago bamenye ayo maraso. Dore ayo maraso ariho ugira ngo akugire neza. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaje ngaha mwisi kugira ngo atwoze. Niyo mpamvu Yesu Kristo yemye akaza gupfa, arava ya maraso. Amaraso ngo birarangiye, ngibyo kuducungura. Kubera iki? Amaraso, yo maraso yavuye kujya munsi n'ubu aracatwoza. Amaraso yoza ibyaha. Bene data, mbeko mbona mutihutira kuja gushaka ajya amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo azabeze. Muraja mu byaha, mbese mukora ikintu cyose mwishakiye, ariko ntago mwumvira kuja kwezwa. Benshi nyene no marishengero barimwo baragenda bakaririmba, baraye basambanye, bakaja imbere y'Imana, baraye bakoze ikintu kizira imbere y'Imana. Bamwe bakagenda gusangira, bakagenda gukora ku gikombe, baraye kuraguza. Amaraso nicabereyeho, reka kuzuje gukora ku gikombe cy'Uwiteka cyo gusangira kandi ufite icyaha. Reka guhumana, ureka kuja guhumanya bijya bintu bijye bikoresha bakoresha. Dore waraye usambanye n'abagore bangahe mu ijoro rimwe, ariko ucugenda ku rushengero gasanga uri kuraceza, ese ubwo uri kuraceza n'icyaha kiri mu mutima. Ntago akoresheje ya maraso ngo uyiyoze. Wiyoze ico mukagenda mugakora imirimo y'Imana. Abandi bakaja kuvuga ubutumwa bafite utuntu hano, bapfunditse utuntu hano tw'uturozi. Abandi nabo dore bakitwa ngo n'abakristo, kandi mbese ngo n'abakristo ariko mu cumba cabo bafite ikibuni cyangwa igikuza c'inzoga. Ngo mbese ngo rekanywe, ngo ntagira abantu bambona. None se kubikora uvuga ngo nta bantu, ngo pasiteri cyangwa se umukristo mugenzi wawe ntakubona.
abo mukristo mugenzi we ntaca kumariye nubwo yakubona katarubanza gucira si we azagutwara mu ijuru nta nubwo ari we azagutwara ikuzimu ni hahandi ariko se none kurihisha abana n'abantu mu ijuru naho bimeze gute ijisho ryo witeka naryo uragihisha none ko Yesu Kristo kari ufite uburenganzira kari we afite uburenganzira bwo kuguti kuzimu cyangwa kujana mu ijuru bene data amaraso nimwiyeze n'amaraso mureke gukora ibyaha mukagenda kuririmba mureke gukora ibyaha mukagenda gusangira mureke gukora ibyaha mukagenda mbese kuvuga ubutumwa ibyaha bibuze mu mitima nimukoresha ayo maraso amaraso ya Yesu Kristo haleluya amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aboze reka dusome ijambo ry'Imana reka dusome muri Yeremiya igice 9 ndasoma ku murongo wa 23 haleluya ngaza ku murongo wa 26 reka mpere ku murongo wa 23 uko ni kuhoraho agize atumunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe haleluya ngo umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe yoye kwishira hejuru ngo nuko afite ubwenge yoye kwiratana ubwenge bwiwe umunyabwenge iko ni kuwiteka avuze ngo reka kwiratana ubwenge bwawe warishe amashure turabizi warize ama university warize murafite amadiploma n'amadiploma ariko ijambo ry'Imana ikubwira iti ngo reka kwiratana ubwenge bwawe kuko ubwo bwenge bwawe uba ufite ngaha mu isi ubwo bwenge bwawe buzahera ngaha mu isi ubwo bwenge bwawe ntabwo mbese nta future mbese nta kazaza kenyuma y'ubu buzima buzaguha ubwo bwenge bwawe ayo mashure yawe reka kuzuyiratana kwiga mu isi ni byiza ariko reka kwiratana ibyo bintu kuko bigufasha mw'iki gihe ukiri muzima bigufasha mw'iki gihe ukiri muzima ariko umaze gupfa bizabirangiye mwene data reka rero kuza ugena ngo ngiye ngo narize ngo ndafite ubwenge ndavuga icongereza ngo ndavuga n'igifaransa ngo ndavuga indimi nyinshi ngo mbese ngo ndavuga indimi zitandukanye icyarabu ngo ndavuga ngo ikinigeria ngo ndavuga ibiki oya kubera ubwenge reka kwiratana ubwenge bwawe kuko ubwo bwenge ubufite ngaha ariko hari hahandi butazagushikana nibyamara kurangira mwiyise ukava mu mubiri ubwo bwenge ntago buzabukigufashisha ayo mashure ntaco azabagigufashisha byose rero uwiteka avuze ati ngo ntiwiratane ureke kwirata ubwenge bwawe haleluya ngo yoye kwirata ubwenge bwiwe cyangwa umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe haleluya umunyenkomezi ngo ndakomeye ngo ndi umutegetsi ngo umva ngo umunyenkomezi yoye kwirata ubutegetsi bwiwe inkomezi ziwe ngo ngewe ngo ndafite ngo ububasha nguriya ngo ni ngewe ngo ndafite inkomezi nguriya ngo ntashobora ngo kugira ikiniki ngo ngewe ngo ndakomeye gusumbya uriya mwene data ngo ntiwirate kubw'inkomezi zawe kuko izo nkomezi zawe ufite nizo ngaha mu isi ntago nyuma dore ukiri muzima izo nkomezi zawe nimba uzifite reka kuzuziratana kuko ibi byose bizashira hano mu isi bizashira ngaha mu isi niwamara gufata intambwe uja mu yindi ntambwe ukiva mu uyu mubiri ukaja mu yindi si dore izo nkomezi zawe ntago ziziga zigufasha haleluya ijambo ry'Imana riratubujije kwiratana inkomezi cyangwa ubwenge
reka ngume soma, cyangwa umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. Ayiwe, abatunzi, Uwiteka avuze ati nimwoye kwiratana ubutunzi bwanyu, mugenda mwica mu bandi ngo nge ngo ndumutunzi ngo nguriya ngo ntunkoreko. Abatunzi baranena abandi, mbese bari hasi bakabanena, ngo uri umukene ngo ntacu ufite, ngo ntago ubukwiye kumvugisha kuko ntago turi same karasi, ngo ntago turi kimwe, ngo ngo ndakomeye ko ndumutunzi. Mwene data, ubutunzi nambu ufite reka kubwiratana, reka kwirirwa wirata. Urabufite n'ubwawego, ariko ijambo ry'Imana ivuze riti reka kwirirwa wiratana ubutunzi bwawe. Ubutunzi ntukabwiratane, kuko ubwo butunzi bwawe nubwo ngaha mu isi, ariko ntuzigera ujana ngo tuzabisiga ngaha mu isi ngo biribwe n'abatabirondeye. Rero mwene data, ubutunzi ntubwiratane, ngo urembe se ngo umuntu agenda na yebo umukubite umugere ngo we ngo mva imbere ngo ninyurireho. Umuntu aze mbese ataco yifitiye ngo nsabe umubwira ati ngoya ngo nabishaka uri he. Mwene data, batunzi, ntimwiratane ubutunzi bwanyu. Iri ni ijambo ry'Imana, ntago nge narivuze, ni ijambo ry'Imana ko Uwiteka ari karavuga ngo ntimwiratane, mureke kwiratira ubutunzi bwanyu. Haleluya. Reka ngume soma ku murongo wa 24. Ariko uwirata niyirata ibi, ko yamenye akantahura. Ngo ariko uwirata niyirata ibi, ko yamenye akantahura yuko nduhoraho, nkunda kugira imbabazi no guca izigoranye n'izigororotse mw'isi. Ngo ariko uwirata niyirate ibi, ko yamenye. Ati ariko umuntu yirata niyirate ko yamenye Yesu byonyene. Niyirate, ati wirate ko wamenye Uwiteka byonyene. Nibyo Uwiteka ari karabasaba, wirate ko wamenye Yesu, kuko ni wirata ko wamenye Yesu nibyo ngira kamaro. Kuko uko kwirata ko wamenye Yesu uzabisanga hariya. Ariko ni wiratira ubutunzi, dore ubwo butunzi bwawe n'ubuzakubikirwa ngaha mu isi, nta n'ikingoro bazanaguhambana. Ivyo byimenye, ya modoka wagiramwo ntayo bazaguhambana ubwo butunzi. Dore ngo wirata ngo niyirate ko afite Uwiteka byonyene, niko ijambo ry'Imana rivuze. Haleluya. Reka nsome ku murongo wa 25. Iminsi igirize niko Uhoraho agize, ngo mpane abakebwe ariko batakebwe nyakuri. Haleluya. Iri jambo reka ndarisigureho ngo iminsi igira ize niko Uhoraho agize, ngo mpane abakebwe ariko batakebwe nyakuri. Yesu nashimwe cyane. Ngo umunsi ugiruze ngo kugira ngo Imana ihane abakebwe n'abatakebwe nyakuri. Iminsi igira ize niko Uhoraho agize, ngo mpane abakebwe ariko batakebwe nyakuri. Iryo jambo reka ndarisigure ko gukebwa ntago ari gukebwa k'umubiri, n'ugukebwa mu mutima. Abakebwe ariko batakebwe nyakuri.
reka ndabaha akarorero. Umuntu ashobora kugenda na Bibiliya avuga ko yakijijwe ariko atari umukizwa kabisa, ukareba n'ibimuranga ntibiranga ko afite agakiza kabisa. Bamwe bavuga Uwiteka ku munwa gusa ariko atari mu mutima. Bamwe baririmba ku munwa gusa ngo haleluya haleluya ku munwa ariko batakebwe ndani, atari gukebwa. Umva, bavuga ngo bakunda Yesu ku munwa ariko ku mutima bitarimo. Kuvuga ubutumwa ariko ukavugira Imana ku munwa, abo bose Imana igiye kubahana. Mwene data, wewe uzi ko wiri kuvugira Kristo kandi wewe ubwawe utamwakiriye, dore ijambo ry'Imana rivuze ati ngo rigiye kuguhana. Wewe genda kuririmba ukaja imbere y'urushengero ukaririmbira Imana bivuye ku munwa gusa, ibyo uri kurakora byose utabikora bivuye mu mutima, dore Uwiteka aje kuguhana. Haleluya. Wewe uvuga ngo urazi Kristo ukagenda atani ikintu na kimwe kikuranga ko ufite Kristo, dore Uwiteka aje kuguhana. Haleluya. Nimuvuge Kristo ari mu mutima wanyu, ntimuvuge Kristo namwe atabarimwo. Nimutangaze ubutumwa bwiza ariko namwe ndani Kristo abarimwo. Ntimukavuge Kristo ku munwa gusa, mubwira abandi ngo nimwihane ariko mutima Kristo atarimwo. Ngo abakebwe kandi batakebwe nyakuri. Mwene data, Uwiteka ariko aravuga ati ngagiye guhana abo bose biyitirira ko bazi Imana batayizi, abo bose biyitira abaririmbyi b'Imana kandi atari bo. Abaririmbyi ariko bagendana bafite ibigoro mu ntuzenye, utugoro turi indani mu kanwa. Abantu b'abadiyakoni badiyakona mu rushengero ariko bafite igicupa musi, mbese mu gitanda, mu cyumba kirimo inzoga, bwace bakaja kudiyakona. Abakristo bagenda imbere y'Imana ngo bagiye gusenga ariko inzigo yarabarangije. Bagenda kuririmbira Imana mugenzi wiwe badashobora kuvugana, mugenzi we amwumvira nabi. Mwene data, ngo dore ugiye guhanwa nutahinduka uve mu ibyo uri kurakora, nutahinduka ngo uve mu ibyo bibi byawe, nuhinduke kugira ngo Uwiteka ntazaguhane. Ati mbese Imana yampana gute? Imana irahana, irafite ibihano, irafite ibihano. Umva, ntugenge uko yahana uriya ngo niko nawe yaguhana. Uwiteka arafite ibihano, arafite uko ahana umuntu. Dore ishano rirakugwiriye wewe mwene data, uvuga ko ukunda Yesu umukundisha akarimi kawe. Dore ishano rirakugwiriye we mwene data, ugenda kuririmba utanga ibyo udakora. Dore ishano rirakugwiriye we mwene data, wavuze ati warakiriye Kristo ariko inyuma uvuga ati Imana ngira umutima ngo ntiraba no ku mubiri, ugaca ufata umubiri wawe ukawugira nk'uko wishakiye. Mwene data, ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka? Bamwe bavuga ko bakunda Kristo ariko wamubona ukuntu ahagaze kabisa, ukabona ko uwo muntu arutwa na maraya. Avuga ko akunda Imana, ukuntu mureba ukareba ku mutwe kugera ku maguru, ukabona ko kabisa uriya muntu mbese indaya nawe biri kumwe ko arico kimwe. Mbese ntimuzi kubu mbese indaya zisigaye zarimukiye mu rushengero.
ibintu bigufi byose byibereye mu rushengero. Nshatse kuvuga iki? Imyenda migufi yibereye mu rushengero, ariko ugenda kuririmba. Dore mwene data ijambo rikujo wewe, nuhinduke. Abatakebwe nyakuri, wewe utakebwe nyakuri, nuhinduke. Imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, ntago ari nyabarega. Imibiri yacu dukwiye kugira iki? Kubaha urushengero nka kujya wubaha rujya rushengero ry'ikoraniro. Wiri gutwaye Bibiliya ngo ndakunda Yesu, ariko baza kukureba bagasanga nta n'ikintu na kimwe cyerekana ko uri umukristo. Bonye banakurebye gusa bahereye ku mutwe kugera ku maguru, bakareba ko atakintu na kimwe cy'agakiza cyakwerekana kuri umukristo. None se abantu bazamenya gute ko turi abakristo? Ngo muzabamenyera ku mbuto bama, ku byo bama. None izo mbuto twaba twama n'izihe? Ariko se hari amashengero menshi atabuze ibi n'ibi. Ariko mwene data ndakubwire, abakebwe kandi batakebwe nyakuri, batakebwe nyakuri, bavuga ubutumwa bagahagarara imbere y'ishengero bambaye utumini. Mwene data uri kurabwirwa ngo dore Uwiteka araje kuguhana. Nukebwe nyakuri, nukebwe nyakuri. Ukagenda kuvuga ubutumwa mu maso umeze nk'irobo, mu maso umeze nk'ikindi kintu. Dore nukizwe nyakuri ukavuga ubutumwa. None ujya muntu uzaba uri kurabwira ubutumwa ubona atazakora bijya ukora. None katantuze nyuza buri kuramwereka se nta mbuto uzaba uri kuramwerera. Nta mbuto uzaba uri kuramwerera. Ngo nimukizwe muve mu byaha, ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ijambo ry'Imana ryamaye tubwira ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uwiteka Imana ya Isiraheli ari mu ruhande rwanyu. Nimwihane, ashaka ko muva mu byaha. Mwene data, Uwiteka Imana arabakunda. Reka mbandanye soma ku murongo 26. Nibo banyegiputa n'abayuda n'abanyedomu n'umuryango w'abamoni n'abanyamowabu bose, abica amasoso n'ababa mu bugaragwa. Haleluya. Ngo n'abica amasoso, ngo n'ababa mu bugaragwa. Kuko amahanga yose ari ntakebwa, kandi umuryango wose w'Abisirayeli ni ntakebwa mu mitima. Ngo kandi imiryango yose y'Abanyayisirayeli ngo ni ntakebwa mu mitima. Uwiteka ariko arababwira, bene data muri ko muranyumviriza, nimukorere Imana bivuye mu mitima. Nimukorere Imana mubikunze kuko muzahembwa. Uwiteka araje guhana abantu bose badakora Imana ivuye mu mitima. Uwiteka ariko arabwira mwihane, nimwihane muve mu byaha kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Isengero mu mashengero hameze nko mu nzu z'indaya. Ubirebye mushenga ameze nko mu kabare. Ubirebye kuko utumini twigiriye mu rushengero.
ibitako byo mu maso byibereye mu rushengero. Ng'abanyayisiraheli ntibakebwa mu mitima. Ng'abanyayisiraheli bose ni ku ijambo ry'Imana itubwiye. Yewe munyesiraheli we, ni uri kurabwirwa, uri kuravuga kuri kurashaka kuja mu ijuru, ni wowe uri kurabwirwa. Ni wihane bivuye mu mutima, ni ukorera Imana bivuye mu mutima. Wewe urafite inzigo uyigira mugenzi wawe kandi muri mu rushengero rumwe, muririmba hamwe mwene data. Dore nugaruke kuri Yesu kuko Yesu aragushaka, aragukeneye.